Mwaramutse neza, mumeze neza, amahoro y'Imana bane namwe, umumama yo murebe hano, nimba hari abantu babonye vlog yanjye yatambutse y'ukuntu naberetse ukuntu hano umusatsi wanjye wari watangiye gucika, hari haje uruhara rugaragara, ariko do umusatsi wagarutse nta minsi myinshi, ufite amavuta meza, ngomba kuzayabereka mfite umwanya nkayicarira nkayavuga, nkavuga ibyiza byayo, ubundi mukajya mwisigiraho. Umva do katangiye gushira, umusatsi wari washize uhita ubona nyine umubiri wanjye. None ubu ngubu rero ngiye muri salo i Nyamirambo kwisukisha udututa. Muri iyi minsi ninjye n'ibituta, ibintu byo gusuka amamenshi n'ibiki ntago numva mbikeneye muri iyi minsi, kuko harashyushye. Hari igihe mba numva nshaka ibintu bimpaye amahoro, nta bimbuza amahoro. Uyu munsi umuntu yanyangirije umunsi, njya mbyuka mvuga ngo meze neza, ariko simeze neza. Umuntu yanyangirije umunsi wanjye, ibintu byose nari napanze bihita bipfa. Mitakiraho gahunda yo kujya kwisukisha, nagombaga kwisukisha saa 12, ariko saa 12 ndakora siporo. Ahantu ndi buzikorere murahabona muri iyi vlog. Shitani natabyitambikamo yo kaceza. Shitani ni mubi. Iyo umuntu yifitiye ibintu biri seriye birenze ashaka kwikorera, nibura kutamuteza ubunebwe n'izindi mpamvu. Ejo nagombaga kuba natangiye siporo, nk'abantu mwe shitani irangenderera ineza isereri, ntabwo niriwe nariye, mbura imbaraga. Mu masaha yo kujya muri siporo numva nibwo umubiri wanjye unsabye kurya. We shaitani we, nakuona nakuchungulia mzuri. Uyu munsi nitakupiga chini ashindwe. So mubane nanjye rero muri iyi vlog. Abantu mukunda Kecapu nanjye ndabakunda cyane. Umumama nambaye ikanzu ndende, ikanzu impaye amahoro n'udusandari. Ngiye kugenda n'ibikunda, ndasuka gusuka bwo nikamara, niyo gahunda ya mbere. N'ibinkundira ndahita nkoresha inzara z'ibirenge, banyegereza ikirenge bakimase numve kimeze neza. Hanyuma ubundi nshobora no kuza kujya gukora akantu ka danger, ningakora ndakabereka kandi kukavuga. Ndabakunda. Mwaramutse neza, mumeze neza. Uyu munsi rero nuko tugiye gutangira vlog. Uyu munsi ndabaha vlog y'umunsi wose. Tugiye gutera imiti y'ibinyenzi byaraduteye. Tugiye gutera abana banjye n'abahari, dushaka guprofita badahari, tugatera imiti. Aya mazi rero ari imbere yacu, ari mu tujerekani, niyo tugiye gushyiramo umuti. Ririya cupa ry'umweru ryari ririmo undi muti w'udusimba abantu muwuzi urakora byatari, niho turi bushyire umuti kugira tubashe gutera neza. Hakazana kano gacupa, turakoresha uducupa 2 kugira ngo dutere bibashe kwihuta. So bavuga ko uyu muti wawukoresha wipfutse ibintu, ariko njyewe ndi no gufata hano, harimo product igabanya ibiro, ndi kubapimira. Noneho ngo mbabwire ubukorikori bushyashya bw'ukuntu tugomba kugabanya ibiro. Uyu muti nimbona ukora mubirebe, namwe nzababwira mugire muzawukoresha. Suka no muri ariya yandi ngaho ko mbona bibira. Agafuniko kabonye no cugusa, ntabwo biri kukunukira cyane. Tumeze nk'abantu bimutse pe.
asoma ngo utugushirije mu ntuza hariya mu cyumba cy'abana matera nayo turayisohora matuku ukaze tugiye gutera mu gitanda tuhite tunahindura ahantu cyari kiri muri garderobe hano mu cyumba cy'abanyeshuri rero ndetse twabisohoye hasigaye n'igitanda na garderobe amafaranga yasize nta mwana n'umwe uri hano hafi tubanza tugihindure tuwutere dukinge tujye ahandi tukijyane kuri record ariko ubu twibaza ngo duce mu bworoshye tukijyane kuri record duce kimeze gute kugira bajye babona kurahurira biradusaba kugihindukiza turahindukiza hariya nyine ubwo turahera gutya turazana gutya gutya se uzi kuzenguruka kugira nyine kano kantu kajya hariya dutangira ndende kumva ntari kubyumva turazana gutya n'imikirikana hano hanze hariya ubu nashakaga ko bimuka bakareka kuryama kuri uru ruhande bakajya kuri urwo rwo hirya tuzana hano ngaha cyangwa se tugishyire hano hari garderobe se haba hagufi ntabwo byafata ko bakinga kajyamo gihagaze gutya uku garderobe imeze gihagaze n'ubundi ubu cyahagara cyaba kirekire turebe ese guterereza mu byago gatandatu n'igice haba hato gutya haba hato bajya banarara bakina n'itara reka tukishyire hariya hirya n'ubundi niho cyari kiri imbere tugiye kuzana hano ngaha kiraza gutya aho ngaho we ntabwo usunika turakura kize gutya hano ni ukugareza nuko bikunze cyako kiba gihagaze gutya cyari kiratambika ariko iyi nzira turimo ni iyeya nyako turabanza kuyigarura urabona hica garderobe iraza hano ngaha hari imiruwari nimba hiyane wabona ariya neza asuma
nzananye tutayishyira ahantu ndabibona ra Ega ahantu hasa nabi ahantu hari gaterezo ko hasi haracutse ngiye turi gukora ndi no kunywa uragira iki ngiki turakizamura kigera hano aho hepfo hahita hasigara umwanya ahubwo nuko ushobora kuba mutoya nitubona metero itajyamo harahita hajya garide rumwe gusa iyi iraho hepfo ifunguka umwanya mutoya ntabwo ifunguka yose gatandatu twese zabaye kurusha bigeze asoma wasunike gato ndetse ndakora gato gusa iyo kirimo gutya nibyo byiza turagira twabikora tukareba ariko hano kubera ko idirishya dakingukira hano imbere byakora ubwo nkora ku bijyanye kangewe navuyeho ese nisunika vuba urafashe ndekure nakenda kwitaka ibyo rero ahubwo ni kimwe mano natwe kugonga ahantu wagira ngo irahera noneho inkweto turazishyira hariya zo turazishyira gutya noneho aho ngaho turashaka akantu tuhatereka hajyaho marete hari nk'imeza hajyaho na kiriya kintu kibarira turagira gutya byabaye noneho dukubure tuno tudusohore ubundi tujye kubisukura
ntabwo biba byoroshye, aka niko kazi k'umunsi wose. Ushobora kuzajya kuzana abana Gisenyi, icyumba cyabo kimeze neza, gifite isuku, tuzongera gutera imiti gifunze. Ubu mukase ni uwande ariko? Wapi? Wawundi numva bafite akantu k'umutuku. Si ibyo gucaka. Bateye ibintu mu isi ya gariderobe abaswa. Aka kantu ni ak'umutaka. Ntabwo ndi bubereke ibintu byose nabarambira, mwareba vuba umunsi umwe ibiri itatu. So, iriya miti niyikoresha igakora y'ibinyenzi nzababwira n'inama namwe muzawutere imbaraga neza. Ubu hano tugiye gutera, tube tuhakinze, dutere muri dushe dukinge. Ariko ni umuti usa, wagira ngo ni amata we. Asa n'uwarekera, n'uzuza cyane ntabwo gitera ngo byemere. Aka gacupa nari nakaguze ngo ari ako kujya dushyiramo amazi mu gihe bagiye guterera, kuretusha inkindi batere mu mutwe horohe, imisatsi yorohe ngo mu mutwe horohe. None ikinyarwanda kiraho. Uyu muti nimba ari umuntu wawukoresheje atubwire, niba ukuntu twawukoresheje ari byo. Asa amafoto ari agacupa kagiye. Agacupa? Ako k'umuti. Niba ari umuntu wawukoresheje atubwire. Yo, uragiye. Mu gitero muri rusange ko njye bidakora. Ntabwo bitera. Kandi ibyo bigiye mu maso. Ibyo utazi gukoresha icupa. So n'ubundi bitangiye kumbuza umwuka. Icupa ryanjye ni irya pinki, ntabwo risipureyinga neza. Ubu twagomba gutera twambaye na ga. Ndapfuye. Ibibazo. Asa n'udutizanye gato. Ntabwo gatera. Gutyo urabyitera. Ntabwo bishyira. Uyu muti ni danje. Uteye hari nk'abana bahera. Ibisimba byinshi.
ariko inyuma inyuma menya ntabwo nahateye bihagije. uyu muti ntimuzawutere mufite umuntu wa senezite wapi, ntazaba ari hafi aho. aho niteye usanze yarari mu gutera n'amabuye aho hasi ubwo ntaba huzuyemo ibinyenzi, ubundi ahantu haba huzuye ibinyenzi naho. ntabwo biguye mu ijisho. dore ngibimo hano maze iyo ufata agatebe aho kugira ngo urahagera ukuntu ibinyenzi biba byaragiye bikamera. ushaka kuzimya n'amatara y'indani. Sasa rero tugiye gutera hano mu gikoni. hano naho hari ukuntu hiyongozaga hakazamo ibinyenzi cyane. hano nyine hari ayiwe ntituhakoresha cyane. turatera muri utu tubati. isuku y'uyu munsi ni imiryango rye. akazi k'uyu munsi sinzi ko kari burangire.
inyenzi kiri kugenda hejuru y'akabido karimo umuti. Uyu muti gusa harimo twatangiye gupfa dutoya, nacyo murabona ko kimipambana. Utuntu twiza tw'abana tubika uburoso, atubonye tubika uburoso neza, ariko bisaba gushyiramo bwa buroso bufite akantu gapfundikiye. Hari ibinyenzi byatangiye gucika imbaraga, byagiye bihunga. Twebwe hano hejuru ntabwo ibinyenzi ari byinshi, ubundi nakoreshaga uyu muti. Uyu muti wica imibu, ni uwa mbere. Ubundi niwo nkoresha. Ahangaha tugiye gutera hano hasi mu miryango, hari igihe rimwe na rimwe umuntu akubitana natwo, ariko hano turatera utuntu dukeya, hanyuma tugira duhindura ibintu pozisiyo byari birimo. Asuma, uratera aho hasi ku miryango, hasi ku miryango bikeya nabwo aho hasi ni hariya hirya ha dushe. Ubundi dukora andi masuku asanzwe, haba hasi turasubirayo dusoje ibya hano. Hano ho ntabwo ndi bubereke utuntu twinshi, ahantu ababyeyi barara. Hariya ni icyumba twambariramo, ahandi ni muri dushe, aho ndi kuvugira kamera iteretse. Oya, ndi kubona ko tugira nushaka urekera, ni kwa ko tubura aho duhungira. Ahubwo mana turaza gutera munoza utu tubati tw'inkweto twatwimanuzara. Turiya tubati tw'inkweto kutunyuza muri esikariye ni ibibazo, ubundi nabwo twari kubugira. Nk'ako ngako kabanza twari kugateramo ibintu. Izo nkweto se noneho hino iyo tapi uyegeze ruguru cyane, yegere ka kabati kandi, noneho duterekeho inkweto. Ikibazo se ko akubwiye uyu muti simbizi, nabonye bavuga ngo byadusaba kubyoza. Byadusaba kongera kuzoza, cyangwa inkweto ibyombo nicyo kibazo. Kuvuga nyine kuba twagira bivuga ne ko twatera umuti harimo ibintu ntaribi. Ikintu turi bukore, izi nkweto zikuremo zishyire ku ruhande, ako tugasohoremo tugashyire hano muri korodoro, tugatera umuti, sibyo dukinzeho icyumba. Tugiye kuba dusoreje ahangaha iyi vlog. Nibiba ngombwa turabakubita pati 2, manza kubarambira, ndaza kubabwira uko byagendekeye ku muntu ufite ibitotsi byimbye mu maso. Abaninja turaha tukumwe na Sumani. Ndabakunda cyane rero, mukomeze murebe vlog, ndaza kubaha ubuhamya bw'imiti.